nazengurutse amahanga nzenguruka isi yose nta mukobwa nabonye mwiza nka Samantha ubu mbona ngo nabashaka ingwiza ngo nta mujene ujandajana ubu mayibobo barabushima barakarata bakamumasombora barayogoza utukobwa twinshi ndabaratera babuze ishikiro mbona baraye sabahungu sabakobwa mu gihe gitoya barasagomba baranyunyuka bimenyavu ubwo abaganga bakora kaba bapimya amaraso basanga nkongwa yageze hayi kubatazi nkongwa nisidisanga basambanyi bose nisiga impinja z'abayirwaye ngo amaherezo ndundurwe n'agahinda abana b'incuke barasumirirwa n'ibisere by'ibiganga amasaha yose naho se w'umwana ngo yayararera kubona umwana uyu kambaka bakambakambana n'umukambwa kamwa. Alright, twongeye kubasuhuza inshuti bakunzi ba Iris Rwanda TV aho muri hirya no hino mu gihugu amahoro Imana nabane namwe abari mu majyepfo Amajyarugru iburasirazuba n'iburengera bwaryo by'umwihariko bari mu mujyi wa Kigali ni hamwe n'umwana mutoya ufite umeze nk'umwana ni wowe bucura mu rugo. Oya Umwana kangahe? wa gatatu. Meze neza nari ufite ubwoba? Oya ntabwo wamfite ndishimye cyane. Kora hano uvuye mu bwoba ni bushire. Ubwoba ni bushire. Urumva nabwo ufite? Ntabwo. Abakwita nde? Nitwa Igiraneza Yvette. Igiraneza Yvette ivuka mu karere Kaburera. Karere Kaburera umurenge wa Gitovu. Yvette ufite imyaka ingahe? Imyaka 19. 19. Ukaba umuhanzi. Babita ngo nabaki? Abasizi. Biri serious? Cyane. Kundi kono konje se buriya usigi biki? Kundi kono konje. Oya. Ahubwo ndishimye cyane. Gute ushimishijwe n'iki? Nshimishijwe no kuntu nsinze amarushanwa ya Rwanda nkomeje ku gihugu. Manzi dusubiremo umuvugo tsindiyeho rero kugira ngo twinjire mu kiganiro. Umuvugo ntsindiyeho nawe isa Mvugire Bose. Mvugiye bose bande nabande? Bose. All country. Nabandi no hanze y'igihugu bose. Kadutanye n'umuvugo. Mvugiye Bose. Ndumva umutima udatera neza. Ndataguza nkategwa n'uwanteruye natabaza nyiramubandi kansubiramo. Ndabaza wo gusubizwa nkacecekeshwa imbere yarancisha kandi nitwa Rwanda rw'ejo. Simba mu muhanda unyumve neza n'uhaba kandi yarabitewe niyanze byiza. Dore ubu buhanda mbuterwa nawe underega buranducagiza nkarandarwa n'ishavu ngo amaherezo ndundurwe n'agahinda. Abana b'incuke barasumirirwa n'ibisere by'ibiganga amasaha yose naho se w'umwana ngo yayararera kubona umwana uyu kambaka bakambakambana n'umukambwa kamwangiza kamwonona kamwangaza bwaca tukarata ababyeyi Rwanda kuko twiha amanota turi tayari kinywa kirengera abashwi baye agaca gateye gasaka kabayiri hafi bakagatesha kucyo utita ko wabyaye ahubwo ukabashinga bimuwe nkeya ko kakagahinda kabahiteka kufata umuhino ugahonda mama ugafata umuhoro ugatema data nzasa nande muri mwe mwembi nzitwa wande muri rubanda nzitwa gahoro mu bandi bana nitwe gahina aho nyuze hose nkuraniyo nimba nsaze nyo nzapfe nicuza kuba wanyu ubwo mwemeye aka kanya mpawe wanshira agahinda mu maso yanyu mureke nze mbisabire gatoya mubane neza nkopera icyiza maze mundengere nkure neza murakoze murakara. Ive uyu muvugo no wawe cyane undi muntu wo kwandika? Oya no wanjye. Ubwo ufite imikarago ingahe? Mikarago ni 5. Mikarago 5. Ubwo uvuze ngo ibigango biteruye incuke bashatse kuvuga iki? Ibigango biteruye incuke nye umuntu ntange nk'umuntu reka nitangeho urugero umuntu nduta
araje aranshutse nyine njyanye mu bidakorwa niko byaba bishatse kuvuga. Save Mvugire Bose nk'umuvugo wawe uracyari umwana mutoya. Igitekerezo hari umuntu wawe waragushutse akaba ari ku igitekerezo cyangwa oya njye mpimba umuvugo ndebye ubundi ndebye ku bintu biba ibyo kandi urabizi bibaho kenshi. Baca umugani mu Kinyarwanda ngo uwibahetse ababwiriza mu mugongo. Ubwo rero umubyeyi nakora ibyo ngibyo umwana ari kumureba ntago yabura kumukurikiza. Yo ni inyigisho nashatse gutanga kugira ngo abantu bose bigireho bamenye yuko icyo ukoze nicyo umwana akurikiza. Bajye bakora ibyiza abana bareba babarebereho n'abazakure bakora ibyiza. Be gukora mu rwihishwa be gukorera mu muyoba cyangwa bareke kuzimiza. None Save ubu ku myaka yawe amagambo nk'aya komeye yakurayo? Ku myaka yanjye sinavuga ko mbigira njyenyine ndahimba ariko nkagira manager wanjye umfasha kubigira neza. Nuko mufite manager yitwa nde? Yitwa Maria Violette. Mwavuye muri Rwanda art mwakushize yatsinze mu ki? Yatsinze muri Anti Rwanda nyine. Anti Rwanda nyine. Yatsinze. Yaratsinze nyine iby'ubuhanzi yarakoramo no muri Anti Rwanda. Bifite imyaka 10 n'ingahe n'ibiri n'itatu? N'icyenda. Nukuri. Abantu ntago babyemera ariko niyo mfite. Nese nirangamuntu yanjye ko ibyemeza. Ubona biterwa n'iki kugaragara gutya ariko kare wambwiye. Ntago mbizi. Ariko kuno wambwiye kare. Ubwo ntago nzi impamvu. Yayi ndavuze kare. Aya. Yo ntago nyizi. Ibi watangiye ubusizi ryari? Ubusizi. Ubundi ngiye nkiga primaire nakondaga ibintu byo kubyina nkakunda ibintu byo kuvuga imivugo. Urabizi primaire bigo tuvugo tumwe na tumwe nkakunda kubivuga imbere tica kama amanota menshi kuruta abandi. Nanjye ubwo nafashe umwanzuro kujya nihimbira nkahimba ibyanjye bikaba byo nkajya mpimba n'imivugo yo mu makwe bigakunda. Ubu subona bitazakubangamira mu kwiga mu masomo yawe? Oya ntago byambangamira kuko niho mbikesha. Niho bikesha. Intego yawe nk'umwana mutoya tumaze kumva ufite impano ni yihe? Intego yanjye nk'ubu nzamutse nkamamara nkagera ku gihugu nkamamara nabasha gufasha abandi bana bitinya bagatinyuka bakagaragaza impano zabo cyane cyane nko mu rugo dutuye ni mu cyaro usanga bafite impano nyinshi ariko kubera ukuntu bitinya ugasanga impano zabo zaragize. Ubwo nabafasha nkabakangurira kugira gutinyuka bakagura impano zabo. Ive ongera dusubire mu ndi muvugo wawe umwe uzi cyangwa uri mu mutwe? Ndinzi. Wow. Ne witwa Mfite agahinda. Urawukora uhagaze? Nta kibazo. Okay, twagiye. Katugukurireho hano ntacyo bitwaye. Twatangiye nta kibazo. Undi umukambwe kanzi iminsi nkaba umukene kandi ukeye. Nkenyeye nkange inkunguza ariko kandi mfite agahinda. Nabyaye abana ibitsina byombi mbatoza ibyiza byinshi rwose. Kuboye ibyibona koza ibyansi kubyina neza n'ibindi byinshi. Aho kubyumva bakora ibyabo batumuco bata amashuri. None ibyago sinakubwira. Abakobwa banjye bibonye beraho mu gatuza ritengatenga babura ubwenge babirara. Ibyo kubi wanjye biragatabwa bati nta faranga nta firingi nta kigenda. Ubwo baragenda babibangiye hashize iminsi mbona baraje. Mbona imidigiri miradansa mu gihe gitoya babyara impinja impundu zabo ubwo zirindura. Mfite agahinda. Iby'abahungu byo birarenze. Bigize ingona bashaka ingwiza ngo nta mujene ujandajana. Ubu mayibobo barabushima barakarata bakamumasoho mburaya barayogoza utukobwa twinshi nda baratera babuze ishikiro mbona baraje. Si abahungu si abakobwa mu gihe gitoya barasagomba baranyunyuka iminyavu.
ubwo abaganga bakora kaba bapimye amaraso basanga nkongwa yageze hayi ku batazi nkongwa ni sida isanga abasambanyi bose nisiga impinja z'abayirwaye ndetse n'imari y'abirayonga bati kandi bano barwayi bareka kwanduza abo babana baba bahamya b'icyo cyago bizatabara abandi bose batinya ibyaki bakunda icyiza bareka icyaha. Murakoze. Reka wicarire umbwire ngo n'imari yabo irayonga. iryo jambo warisobanura none washatse kuvuga iki? nashatse kuvuga umuntu iyo yishuye mu busambanyi hari abantu baba bafite amafaranga bakumva ko ubusambanyi ari byo by'ingenzi kandi umuntu yishuye mu busambanyi nta terambere aba ateze, amafaranga yose ashirira mu rubwo busambanyi ugasanga iterambere ryo rigiye riyoyoka gake gake. No wari uguhanura usive wumva uzakora ubusizi kuva ryari ukageza ryari? bikunze nabikora iteka ryose. Umva ari cyo bizakugezaho? Njye mbona kirahari. Hari icyo byaba bimaze kukugezaho kuri ubu? Kuri ubu ngubu bingejeje ku hano ndakeka bijya bingeza ahantu heza ntarenga bwenzi. Bizakugeza ahantu heza waruga buzi? Ntazi nyine nkaha ntabwo nari mazi ariko kubera ubusizi bwanjye burahangejeje. Ufite papa na mama? Ndabafite. Baragushyigikiye byageze kwa muri kamera baragushyigikiye? Yego baranshigikiye. Nibyo? Yego. Ubuse yubabwiye ngo ndi umusizi, hari umuvugo ari wakorera papa na mama? Nawe ariko ndi kubitegura kubakorera. Umuvugo wa mbere wakoze witwa iki? Ni ndabaza mwese. Tubwira akantu gato cyane. Kuki mbabwira mu nyumva mwese ibyo mbabwira mukabishima mukabishingura ku gituza mukanabyandika kuri roho njye nabireba nkanabishima niyo utazi gusoma. Niyo utazi gusoma? Sasa Yvette ngiye kukubaza akantu gasa nk'akanyuma dusoza. Ushobora guhimba umuvugo live ugahita uwukora? Live? Byaterwa. Byaterwa n'insanganyamatsiko umpaye itagoranye. Gute? Ugiye gukorera umukobwa umuvugo? Urabishobora? Ndagerageza. Nazana agatebe hafi yawe. Uyu mukobwa ni umukinnyi wa filime? Urabona ari mwiza? Ni mwiza cyane. Hello guys. Hello. Hano batuzaniye umusizi. Ni umusizi n'umukinnyi wa filime bamwita Samiyati w'amahoro, akaba ari kugaragara muri filime muzabona imbere ahangaha yitwa Isano cyangwa se yitwa nangiye kuyivuga ariko kanifate iyo filime ntaye kuyivuga mu minsi n'imbere twizeye tudashidikanya yuko tugiye kukona muri filime ku mazina ya Sara yitwa Sara muri filime nandi mazina mu mafilime agiye atandukanye agiye agaragaramo nka Safia nandi ariko by'umwihariko muraho neza. Muraho neza. Ngiye kuvuga umunota umwe mwana nk'umuvugo ubundi dusubirane mu kiganiro Yvette tumusezerere. Murakoze. Nazengurutse amahanga nzenguruka isi yose nta mukobwa nabonye mwiza nka Samantha ubu mbona